Mu Kinyarwanda duca umugani ugira uti amagara aramirwa ntamerwa. Uyu mugani abanyarwanda bawuca bakurikije ku muntu wari warazahajwe n'inzara cyangwa se ubukene, hanyuma akagira amahirwe akarya gahaga akadamarara. Nibwo bagira bati amagara aramirwa ntamerwa. Wadutse ku ngoma ya Gahindiro rero wa kane ari we Yuhi, ukomotse kuri Migambi se wa Bisangwa. Yari umutware rero w'ingangurarugo za Rwabugiri ahasaga mu mwaka w'1800. Rimwe rero uyu Gahindiro akaba ari we sekuru wa Rwabugiri ngo yariho arambagira mu gihugu. Uyu Gahindiro rero yari umwami w'u Rwanda wayoboye kuva mu 1792 kugera mu 1802. Yari umutware w'umuryango w'Abahindiro, akaba se wa Mutara Rwogera. Ingoma ye rero ngo yibukwa mu mateka y'u Rwanda mu kamaro kenshi kuko yarinze apfa adafite amaraso mu ntoki. Bivugwa ko Gahindiro atigeze ateza intambara nk'uko abandi bami babikoze. Nyuma y'abana be rero bazwi uretse uyu nyine Rwogera waje kumuzungura, abandi bana ba Gahindiro bazwi rero harimo witwa Nyirindekwe, Nkusi, Rubega, Rwanyanya, Rwayega, Rwabika, Nyabigondo, Nkoronko, Mutijima, Nyamashara, Rubamburamanzi, Mashara ndetse n'Urujeni. Yuhi rero ngo yapfuye ashaje. Dukomeje n'umugani wacu rero, uyu Yuhi Gahindiro sekuru wa Rwabugiri ngo yarambagiraga u Rwanda. Ageze mu nzira ahasanga akana ngo kagahungu kari kananutse cyane karishwe n'inzara. Yewe ngo kaburaga umunsi umwe ko gapfa. Akabonye agira impuhwe nyinshi, abwira abo bari kumwe ati nimukanzanire hano. Barakazana, akabaza icyo gashaka kurya, nuko karakavuga kati ndashaka kurya ituri. Gahindiro abaza abatware n'abahungu bari kumwe icyo ituri bivuze, barabiyoberwa. Babaza rubanda rwa Giseseka rwaje rushagaye umwami bati muri mwe hari umuntu wabuzi ikituri bisobanuye. Havamo umugabo umwe rero ababwira ko ari ibihaza bicucumye bivanze n'ibishyimbo. Uwo Gahindiro amuha wa mwana, uwo mugabo amushyinga uwo mwana, amubwira ko amwitaho, yewe ngo ashyiraho n'abagenza bazajya bagemura bakagemura ibihaza n'ibishyimbo. Uwo mwana yitwaga Migambi. Nyuma bararimukura, ni ukuvuga bararimuhindurira, bamwita Rugombi Turi. Babimwise kuko Gahindiro akimutoragura ku nzira bamubajije icyo ashaka, hanyuma akavuga ko akeneye ituri. Haciyeho iminsi wa murezi wa Migambi, ni ukuvuga umwe wamwitagaho, arahaguruka abwira Gahindiro ati mbigenje nte ko wa mwana wandagije noneho agiye kwicwa n'ubworo. Nuko Gahindiro amuha inka z'imbyeyi 10 zo kumukamirwa. Nuko umugabo arazijyana akamira Migambi. Nyuma y'igihe Gahindiro aramutumiza, baza kumumurikira Migambi ari umushishe usa na biki. Nuko agumaho kwa Gahindiro ariranwa n'abandi bana be, abyirukana nabo, arashakirwa, abyara Bisangwa, uyu witwaga nyine Rusangwa bya Rugombi Turi. Bamwise Bisangwa bya Rugombi Turi rero kuko yagakwiye kuba ari Bisangwa bya Migambi, ariko mwibuke yuko Migambi bari mukuyeho akitwa Rugombi Turi kuko ituri ariyo yaje kumukenura akava mu bukene ndetse n'ubworo. Uyu Bisangwa bya Rugombi Turi rero twibukiranye yuko ari we wayoboraga ingabo za Rwabugiri ahitwa Irubengera. Nkuko twabigarutse rero, Gahindiro ari mu bami bagiraga gahunda, yewe ngo bakagira n'impuhwe, nkuko nuku yaje gufasha Migambi akamukura ku nzira. Nko mu bivugwa ku bwami bwa Gahindiro, bivugwa ko uwo mwami yari afite uburyo bwihariye bwo gukoresha iminsi ye, maze ngo imirimo ye yose akayipangira nkuko uyu munsi tugira gahunda. Buri munsi ngo agiraga umurimo wawo, akawushakiramo ibindi byakora, waza umukeneye ntumubone kuko yabaga afite uko abigenza. Nk'imisi rero dore uko yari yarayiteganyije mu mikorere ye. Yuhi Gahindiro ka Sentabyo yari yarateganyije ko umunsi wa mbere n'uwa kabiri wari umunsi wo kuragura. Uwamushakaga ngo atashoboraga kutamubona yagombaga kuza azi neza ko aje kuraguza inkoko, intama, inzuzi ndetse n'ibindi. Kuwa gatatu no kuwa kane yirirwaga aca imanza. Uwamushakaga yirirwaga nawe azi yuko aje kuburana cyangwa se hari ikindi kibazo afitanye cy'amakimbirane cyangwa se n'abavandimwe, yewe dore ko imanza za kera zacibwaga n'umwami. Kuwa gatanu ngo wari umunsi wo kurasa intego. Abamushakaga bazaga bitwaje imiheto n'imyambi ndetse n'impururu zo kuza kurasa intego. Kuwa gatandatu wari umunsi wo kwakira rubanda. Yirirwaga ku karubanda hariho hose akaza bamushagaye, yewe n'abamuvugira ibisigo.
Kuwa karindwi wari umunsi wari warahariwe abagore be, akirirwana nabo nta umurogoya usibye gusa uwo wazaga aje kumutekerera itabi. Kuwa munane wari umunsi w'inka, yirirwaga hareba inka z'inyambo, abamushakaga bitwazaga inkono n'inkuyu. Iyi gahunda rero ngo yagendaga igaruka buri munsi uko icyumweru cyashiraga ikindi kikaza. Ku munsi wa gatandatu rero yakiriragaho rubanda, nibwo yaje gutumaho Migambi, wa mwana yatoraguye ku nzira, nuko atumaho wa mugabo wamureraga. Muri iryo murika rero ry'uwo mwana, abamubonye ari uruzingo baramuyoberwa, nuko barabaririza bati, uyu ni wa mwana washakaga gituri. Bose baratangara bati, amagara aramirwa ntamerwa. Nibwo rero imvugo ikwiriye ibwami no ku karubanda ihinduka umugani. Kuvugwa rero baba babonye umuntu wigeze azahazwa n'inzara hanyuma agahembuka, bakagira bati, burya amagara aramirwa ntamerwa. Ibi rero tunabikoresha uyu munsi, aho ubona umuntu ameze neza cyangwa se ukabona asa neza, uti amagara aramirwa ntamerwa. Kutamerwa rero nuko amagara adaterwa ngo akurire mu muntu, ahubwo amagara araribwa. Ibyo uriye nibyo usa nabyo. Kuvugwa rero ihinduka insigamigani nyirizina turiho duca n'uyu munsi, akaba ari ibirari by'insigamigani. Tubibutse ko iyi migani tuyikura mu gitabo cyitwa Ibirari by'insigamigani. Ni igitabo cya Minisiteri y'Uburezi, igitabo cyanditswe ahasaga mu mwaka w'1980. Niba uri mushya turagusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo ujye umenya imigani yacu, uyimenyereye igihe. Niba ukeneye kumenya umugani kandi nabwo twandikire hasi tumenye umugani ushaka, tugushakire tugusomere. Naha ducumbikiye ibirari by'insigamigani by'uyu munsi, tuzasubire ubutaha. Mugire amahoro y'Imana y'u Rwanda.